hamaze kugaragara ifoto yanjye na Muvunyi n'umusaza wawe mwambaye ubusa tuje mu rukiko. Ikibazo cyabaye igiti aba bantu batatu barengeje imyaka bari mu myaka 100 na irenga bwira Romati yo myaka nago tugezemo turi batatu nago imyaka 100 dufite ku myaka 25 y'abanaga n'umugore yego se umugabo wese ahava akagera uzazamura ikiganza agakubita umugore we agakubita umugore yamukubita akubisa urushi yakoresha ingumi umugabo wese uzatiruka gukubita umugore we uwo rwose ntabwo umugati so kugenda. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi hano kuri Karame Nanone TV tubifurije amahoro y'Imana. Abarwayi Imana iborohereze, abatishimye namwe Imana basange kandi abishimye namwe Imana ibakomereze ibyishimo. Twongeye gusura umujama wacu Bahati. Akaba nukanseka. Nubyara umwana kandi ashobora kuzaza asa nanjye nkarebaho umushyira. Esha yabasa neza ariko yabari mwiza. Umeze utese wangu? Njya umwana gasa nkawe ntago nabyicuza. Urambwiye se ngo ni mwiza? Ntabwo se wiyize kuri mwiza. Yego se? Oh wow. Data abantu ba Karame. Urakoze cyane. Abantu bakurikiye Karame. Karame Nanone. Ubundi kera yari Karame Rwanda hari. Baha. Itabe ngo Karame Nanone. Baha. Karame Nanone. Utyo. Ako shamukunda ibinyarwanda. Mana yanjye. Koresha bya binyarwanda noneho bikuru. Turabana ibinyarwanda bikuru. Umuntu yari yakubwira nabi agakoresha ikinyarwanda gikuru. Akavuga nk'ire jambo. Akakubwira nyine nk'ijambo gatumva rirakuruta. Kandi ari ribi. Ibyo bigukora. Ngo byakubaho. Ngo rirakuruta. Hari amajambo aruta abantu. Kangwe nk'urugero. Ndamutse nguhamagaye ngo SP. Uhita ati Karame Nanone. Ni nako nitaba. Uyu mukameramani wawe aramutse icyo kinyarwanda gikoresheje. Nkamuhamagaye yitwa nde? Yitwa Prince. Akita bati Karame Nanone. Ntabwo ibyo bibaho. Ntabwo ababona nta kintu. Uretse na Prince nanjye ubwanjye. Biragoye kugira ngo nitewe Karame Nanone. Manu uranutse se ngo ndo mukecuru. Urumbi Karame urakuze nasiteza kuri. Oya vuga ngo mukecuru mute gusubiza. Hari kuba kuze nanone ukabukomoka ahantu bakoresha cya kinyarwanda kiri tafu kiri cya kinyarwanda cya nyacyo original. Kuko nkanjye ukimamaga ngo Baha nkajya gutegeza kwita ngo Karame Nanone. Ubundi Karame Nanone ni nko kuvuga ngo ndongenda kwitabye databuje. Ndongenda kwikirije. Ubundi abafana banje cyangwa se abantu bakurikira Karame Nanone TV mbitaba ngo Karame Nanone kuko bari abantu barampatse harimo batarasobanukirwa impamvu byita basobanure Karame Nanone ni nko kuvuga ati ndongenda bitabye murakagira Imana n'amafaranga. Akenshi bikoreshwa ku bantu bakunda gusenga barokore. Akenshi murokore yagiye gusenga bati ndagarutse mwami ndongendaje. Nanone bivuze ngo ndongeye nyakubaho. Ndongeye mwami ni wa wundi ugarutse. Karame Nanone ndongenda bitabye bakunzi banje. Rwose nanjye ndongenda bitabye. Kandi nawe umuntu nka Prince kujya kuvuga ngo Karame Nanone. Aya papa. Urumva ari abantu dukuriye ukuri. Ugiye bati Prince yes. That's it. Cyangwa ngo yo magwana. That's nabindi kujya kumugora muri Karame Nanone. Karame Nanone ni ikinyarwanda gikuze. Urumva Karame Nanone bivuga ngo umuntu ubumuhora imbere uhora umubwira uti ni wowe akira agaciro kawe Karame Nanone. Nanjye kuvuga ibintu Baha Karame Nanone. Nanjye kuvuga ibintu ariko reka mbere. Ibiki se oya. Urumva? Yewe ndakuze. Ndi gushaka amagambo. Barandutse kuri TikTok. Baravuga ngo reba ngo umuntu postinze ngo ku myaka ngo 30 na barayivuga imyaka 36. Rwose giyewe ndo umumama ukuze ntacyo bintwaye Karame Nanone. Rero mfite ikibazo gikomeye. Ejo bundi haba debate mu kiganiro nakoze kuri Trading na Romeo. Hamaze kugaragara ifoto yanjye na Muvunyi n'umusaza wawe. Mwambaye ubusa tuje mu rukiko. Ikibazo cyabaye igiti aba bantu batatu barengeje imyaka bari mu myaka 100 na irenga. Bwira Romati yo myaka nago tugezemo. Turi batatu nago imyaka 100 dufite ati gute
Romeo ufite ingahe njye mfite imyaka 37 atake 37 njye na Muvunyi twiteranyije tubwacu turagira 70 Romeo ati siko Muvunyi afite imyaka 33 twumva nako bibaho Romeo aravuga ati Muvunyi ni mukuru niba mutangana azere ko mutamvuzemo niba mutangana ageze gute arakuruta kuko Skype afite 28 yego se burya ya Skype afite 28 mu myaka 28 nanjye 28 uteranyijeho 37 ubwo ibaye 50 ningahe 59 ni 5 35 kugira ngo twuzuze imyaka 100 yongera ya Muvunyi nuko Muvunyi agomba kuba afite nibuze 35 none kugira ngo birenge 100 ibyo 110 nuko Muvunyi agomba afite 45 nibura cyangwa se mbwo bya 100 ni 5 none Muvunyi nawe umukuru ninde koko Muvunyi naramuhetse kugira wumve ko giye nshaje kandi ufite 36 nawe Muvunyi afite ingahe niba waramuhetse mani naga twaje kubara imyaka hano utankura ku isoko Muvunyi afite imyaka ingahe niba waramuhetse reka tumuhamagare uya wimuhamagara we muhamagare nako wimuhamagara tubwire nka musaza yawe kandi ubwo aragukurikira ariko ukuri kwa nyako nuko hagati yawe na Muvunyi arimo abana bangahe ninjye niwe nkurikira aragukurikira afite ingahe afite imyaka 34 azuzuza ni 5 rwose muri iyi minsi 35 Romeo neze ko wasubijwe ako amaxoza ya Muvunyi cyokora Muvunyi kubera ruya ruhara na biriya byanwa urumva ruhara rusigaye rugera mu irugo mushaka mye muvuga ko afite na 50 kubera ko mwebwe kubera ko nta ruhara mufite mugaragara nkaje cya Muvunyi uruhara rusigaye rugera mu irugo tujya n'ahantu kikanyongorera ngo niba duhagurutse ngo ngureke mvuge ko ndi mukuru nkamwemerera ako tuvugisha ukuri Muvunyi ni wowe niba ufite imyaka 36 nirindwi ndende no kwiyuzuza mu kwa gatandatu nzaba wowe ufite 40 Muvunyi afite 37 yego se ayas 40 yo ako ningira 40 yo irira anyway ningira imyaka 40 utekereza se ko habura ingahe uziko wowe tungana se ndabura imyaka wowe turangana rero ako ngana naye mbaha sese ugeze kugira 37 nawe umwana takize ingahe nawe umwana kuri ngere rwose nagatungana ayishuwa wowe nturuzuze 37 wishize wongeyeho umwe ngiye mu kwa 11 ndanuzuze 38 37 ngenza nzayuzuza mu kwa gatandatu gutaha twagiye ako ufite ikindi kintu murusha iki kize abakobwa bose ngiye babyaye baba bazi ngo ni bakuru none nese ngese nabyaye simfite umwana ariko nagangana n'abanjye ibyo bintu ako wakemeye umukobwa wese yabyaye mfite mushiki wanjye yabyaye imbere yanjye ubu ntureba no akajya ambwira ngo wowe ngo ndakuruta ko ngo nabyaye ngo ngifite umwana gutese abantu batwumva bandika muri comment nge nawe reka tuvuge ko tungana niba tungana nge nawe ubu ngubu ndakurushaho nk'imyaka 10 ibyo ni ibihuha nibyo muri internet abakobwa bifataga bakikuza umugabo akumva yuko ngo ngiye ngo nago nakure n'umuhungu tungana urongoye ejo bundi uzi imyaka maze ndongoye ibyo ni ibihuha none se urugo rwawe rutanukane n'urwanjye biratandukanye kubera ko urwo rwubatse ejo bundi urwanjye maze ariko zose zitwa ingo wakoze ubukwe nk'urubukwe nkurusha experience afashe ku idarapo ry'igihugu urarahira nanjye ndarahira experience na experience iba ku bintu byinshi hari ibyo nahuye nabyo wowe utarahura nabyo uretse gato yangubaza nta bantu uyu munsi bakoze ubukwe umwaka washira bagatashwana bariya bo nta kintu bazi na kimwe nyine none se nta bantu uzi bakoze ubukwe mu myaka 20 b'abantu bagatandukana nabo abo bafite ibyo bazi uretse gato icyo bose bakoze si igikorwa bita gutandukana twavuze experience divorce icyo bita wedding ni wedding yawe na wedding yanjye bitandukanye ntabwo byabereye kimwe iyo yabaye ejo bundi yanjye maze imyaka kuba byarabaye imaze imyaka 10 yanjye akaba ejo bundi byitwa gute byose si ubukwe ariko se man oya buretse gato mbwe ngiye nshobora kubana n'umugore wanjye ushobora gukora ubukwe ariko tumaze imyaka myinshi reba Kiramani yakoze ubukwe ryari Kiramani yakoze ubukwe ejo bundi ariko Kiramani afite experience kuko yaramaze yabanaga n'umugore none se nyine nta hantu muhuriye wowe nshaka kubye ngize ukuri ubukwe nta hantu butandukana nta hantu nawe buhuriye wakoze ubukwe nkora ubukwe wanjye nuko mutamuzi mbere ko dukora ubukwe muzi twatumaze igihe kinini tugenda nawe tubana mubana se nase uranzi mbere ko nkora ubukwe ndakuzi ba
mbere ko nkuru ubukwe yego ndakuzi unzi he wakoraga umuziki oya no niba uriya mwana w'umukobwa mwana nabanaga abanyarwanda mukunda kugorana mu bwonko nivuga ko ubunzi kano kanyu uranzi uri mukuru ndabizi mwese musigaye mushaka kwikuza uri mukuru mbwire kano kanyuze impamvu nzi nuko turi kumwe wageze iwanjye uranzi si ubwa mbere dukora ikiganiro ariko hari n'abandi bantu bavuga bitwa ko banzi ariko batanze ahubwo bazi image yanjye yego kubuza image yanjye rero urugo rwawe baruzi wa cyagihe cya mariage umbona kuri televiziyo umva bavuga mu bitangazamakuru uranzi kuko uranyumva ariko ntabwo turahoranye ntabwo turamenyana ariko nta n'umuntu wamenye undi my friend so mbere yuko nkuru ubukwe ngiye nawe ntabwo twatuziranye warunzi rega hari n'abahungu ubu ngubu tubona bagenda kandi bafite ingo batunze batahamo uzi ngewe imyaka namaze twikome tujye mu bindi ushobora kubutekereza ngewe ku myaka nyose mfite 37 ku myaka 25 nabanaga n'umugore yego se hako mwabaye inkozi z'ibikera we nese ubwo twabyita inkozi ubukozi bw'ibibira rega n'umugore uriya mugore yabaga muri Amerika ni muri Amerika yagiye cyane Canada wowe ndakuyeho ku myaka 25 yanjye wakoze divorce rero simfite burase gato simfite imyaka 27 nakomeze 37 ku myaka 25 yanjye nabanaga ngo mu myaka 12 ishize nabanaga n'umugore wari ufite undi mugore naguye ngo nabanaga n'umugore dukure mu rujijo uriya se ariko twabanaga nta bukwe nothing else so rero kumbwira ngo wakoze ubwo rya ni ukuvuga ngo uriya mugore mwabanaga mutarakoze ikintu abanyarwanda mwe mumenye ibyo tuvuga hano wijijisha bahare katanze tugendane neza icyo abanyarwanda mumenye uriya mugore watumwihorere ngewe cyangwa wari wakoze divorce ngewe ku myaka 25 yanjye nabanaga n'umugore ese byo wari romariye wowe wamenye inkozi ubukwe wari romariye ntabwo ni romariye kuko romariya bisobanura ko wari divorce no mateka yanjye nafashe dapo rimwe narahiye rimwe uwo mwabanaga mwari mutarasezeranye ikibazo suko wiba ngo wishaka kumenya uwo twabanaga ngo ninde ku myaka 25 yanjye nabanaga n'umugore so bishatse kuvuga ngo mfite experience y'urugo nicyo nshaka kumvisha turabimenye rero ntabwo twe tubizi twe tuzi ko nzi umugore w'umugabo nzi umugore usuzugura umugabo niba wagize abagore babiri usuzugura umugabo ariko se nyumva gatoya nzi mu nzu nta natanu mufite umwana buraye umugore akavuga ngo ashaka kujya muri salo kandi mwaburaye nzi muri gushaka itike kuvuga ngo njye ku kazi umugore ati inzara zanjye zirasa nabi kandi mwabuze n'itike nzi urugo rurimo amafaranga nzi nta mafaranga arimo nzi gushwana nzi kwahukana k'umugore akagenda nzi kujya gucyura umugore nkamugarura nzi experience uri kumwe rero nzi n'umujinya w'umugabo nzi n'icyubahiro cy'umugabo nzi buri mugabo wese ku isaha ava akagera akunda umugore umwubaha akunda umugore ugira gute mwubaha ariko abagore b'iki gihe ntabwo mugishaka kubaha abagabo mushaka guhangana nabo reka ntabwo ari bose ariko ushaka umugabo navuga ariko iyo muvuze ab'iki muvuze ngo uburinganire bwaraje it's okay uburinganire bwaraje kandi nabyiza muvuze ab'iki gihe ese kuba uburinganire bwaraje ni nabyiza byahise biguhindura umugabo iyo topic reka tuzashakira undi munsi ndakubajije ndashaka kuzakubaza ijambo rimwe nkakubaza ngo iyo muvuze ngo abagore b'iki gihe muba muvuze abagore b'iki gihe rero kubera ko abakera bo bari babagore b'ibitima ba mama wacu hashize imyaka 12 ndumugore no listen ba mama wacu ba mama wacu batubyaye abo twakuriye ku birenge byabo kuba uyu munsi ngiye na papa ngira ariko mama wawe yitabye Imana muri yashize ndabizi ariko papa aracyariho mwami kwa anniversaire je bundi kuba mama wawe yaritabye Imana kimwe na papa wawe utekereza ko ubutwari yagize ari ubuhe bukomeye cyane urakoze cyane yaza ko ari umugore rero umeze nkawe umugabo asohoka nawe agasohoka mbese gatoya impamvu we nuko turi kumwe abagore b'iki gihe ikintu mushaka niba umugabo yaraye hanze nawe urareyo none umugabo kuko ngo avuze nabi nawe uvuge nabi nawe ugende ba mama wacu rero bakera impamvu babonaga bubakaga bakasaza n'abagabo babo suko abagabo batagiraga muri ayo makosa suko abagabo bataraga mu tubari suko abagabo batasohokaga suko ahubwo nubwo ngo umugore wa kera ngiye nigeze kugana n'umukecuru uze kugaruka no ku mugabo wa kera reka nguhe urugero rwose cyane
umukobwa bita Bianca uramuzi wa umunyamakuru ku Isiboni. ndamuzi Bianca. Mu minsi yashize mama yitabye Imana ikomeze mwakire kandi ube hafi. Bianca yitabye Imana nyengo turi mu makampeni. Bianca afite musaza we witwa Michel. Michel yari inshuti yanjye tukira abana. Nakuriye nsa nkaho nakuriye iwabo ko twarahoraga. Bianca yari akana gato cyane kari na telefone. Twarahoraga. Afite nabashiki be bakuru bita ba Diana nibe famille yabo yose nayize. Njyewe hari umuntu muri famille wabo yiwabo wigeze kwitaba Imana kera. Bianca n'umwana ntabwo abyibuka cyangwa katubyore. Hari umucecuru bagiraga iwabo mukuru sinzi niba kibaho mama twigeze kuganira. Umucecuru kwa ngiye Michel namwitaga Shumi. Umucecuru kwa Shumi ubwo ni nka yari nyirakuru wa Bianca. Ngana no umucecuru nani n'umwana tukira uvuga ko tukira abana pe. Ibaze ko nigaga nko mu mbere secondaire kugana n'abantu bakuru cyangwa gusoma ibitabo. Njye nakundaga. Bazo umucecuru wadaka umucecuru ndashaka ko twiganira ngenda cyari muto. Mbwira kubera iki ingozi iki gihe zitakibana ngo zirambane basigaye batandukana vuba. Ubona mu myaka nk'ingahe nka 10 na nta n'igitekerezo niga mu mbere secondaire. Na nubwo mu bwongo bwanjye rwose umva nayika mu mbere secondaire. Umucecuru arambwira ngo ibyo bintu ngubwiye imbere Imana sho byose byabayeho. Umucecuru arambwira ngo mwana wanjye abagore ba kera bari bazi kwihangana. Bari bazi kwihangana ntabwo ameze nk'abiki gihe. Umugore wa kera yari wa mugore umenya ko yashatse ashaka kubaka koko byanyabyo. Nta abagabo bahora ari bamwe. Amakosa y'abagabo namwe najya hinduka. Nta n'inzoga. Yego nanze kwikiriza kugira ngo nabuze ko nyine ndikukumva gatoya. Kuko ndi gukotinga ibyo umucecuru ambwiye. Umucecuru ambwiye ati umugore ufite gahunda kubaka arihangana. Yihangana ibigeragezo byose by'abagabo. Nyamamvu bavuze ngo umugore ni umutima w'urugo. Umugore rero utagira kwihanganira amakosa y'umugabo biragora kugira azubake. Nuko mama yambwiye. Aho mariye gukura rero. Aho mariye gukura nanjye maze gushaka none n'umugore. Nakundaye n'abakobwa benshi. Ariko harabona yeze ndafata umwanzo nshaka umugore. Ubundi mariye. Naje gusanga experience wa mucecuru wa kera yambwiraga. Nibyo koko. Kuko umugore atabashije kwihanganira amakosa y'umugabo. Ntabwo urugo rwamara kabiri. Bishatse kuvuga ngo abagabo muri rusange turabanyamafuti. Umunyarwanda bivuze neza ngo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe. Umugabo akora ikosa akakurusha kurakara. Twakomeje. Abagabo ariko ikiza cy'abagabo ni iki? Buri mugabo wese amakosa akora ababizi ko yubatse. Nta mugabo ukora ikosa ngo yibagirwe ko yubatse. Ibyo bakora byose baba bazi ko bubatse. Afite umuryango. Burya n'umugabo uzaba umugabo nyuma rakenga umugabo ukunda gusambana cyane tumuvuge gutyo. Cyangwa umugabo umusinzi. Iyo wibeshye ukavuga umuryango we nabi. Aho ntabwo mwumvikana. Nubwo yajya kuri side chick akajya kundaya gusambana yo. Indaye ikavuga umuryango we nabi. Ahitavuga ati we umuryango wanjye. Ese nkubaza ikibazo baha kugira ngo wemere ko uyu mugabo ari umunyamakosa kandi tuvuge ari nk'umugabo wa mushiki wawe n'urugero tugiye gutanga. Ari nk'umugabo wa mushiki wawe ukavuga ati uyu mugabo ni umunyamakosa nananiranye reka mwambure mushiki wanjye. Ni nk'irihe kosa yaba yakoze? Njyewe kambwe umugabo nshobora kwambura mushiki wanjye. N'uyu mugabo uteye gutya. Umugabo wese ahava akagera uzazamura ikiganza agakubita umugore we. Agakubita umugore yamukubita akubise urushyi yakoresha ingumi. Umugabo wese uzatinyuka gukubita umugore we uwo rwose ntabwo umugati so kugenda. Hanyuma ku mugabo nani ku mugore nka murumuna wawe akubwira ati uyu mugore mfite akora ibi n'ibi bakakubwira akabirondora nk'ikosa wumva igihe abaririmo ryatuma umubwira ngo uwo mukobwa nagende ntuzongere no kumureba mu maso. Ni ibintu bibiri. Umugore utubaho umugabo we
ntabwira umugabo kugenda. Icya kabiri umugore waciye inyuma umugabo rwose aho nagarurira. Reka nkubaze ku cya kabiri. Kuki wumva icya mbere cyo nanjye turacyemeranya umugore tubaho umugabo byo nanjye tucyemeranywa 100%. Hanyuma reka nkubaze ku cya kabiri. Kuki wumva umugabo yaca inyuma umugore akihangana ariko wamenya ko umugore aca inyuma umugabo ukavuga uti uyu mugore nagende. Aho rero ni hahandi wa mukecuru yambwiye ngo umugore utazagira kwihangana ku mugabo nagazubaka. Ndaguha urugero rumwe rwonyine. What is love? Kuri wowe urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Kuri ngewe urukundo no kuba wambonye ukabona ukumva uranyimvamo ukumva uranshaka umutima wawe uranshaka hanyuma ukaza ukabimbwira nanjye umutima wanjye nakumva gushaka nkagusanga. Ntandukanyiriza urukundo n'irari. Irari nukumbona ukabona wenda ndareba neza. N'urugero ubonye Esperance ubona nyine umugore ufite amaso meza ugahita ukurura Esperance muri mu buriri nari amaso ukabona ni sawa. Hanyuma unyuma y'uburiri ukaza kubona Esperance afite amaguru mabi, ukaza kubona Esperance avuga nabi, burya naseka nabi, ni mugufiya. Espereba neza ariko ni mugufiya, afite amaguru mabi. Icyo gihe umfitiye irari kubera icyo wambonye wakurikiye. Ariko urukundo ni igihe umutima wawe wemeranyijwe neza ko ibindi ho byose bishimye wumva bikunze. Dekaromera aho ngaho ngusubiza icyo zurumbajije. Kuri ngewe love is feelings. Urukundo ni byiyumviro. Amaranga emotions. Kuko ruri spiritual, ruri spirituel. Ni cya kintu kikubamo kikakubuza amahoro kubera umuntu runaka. Wamubura wamamaga niyita ugatangira guhangayika. Ugahangayika kuke. Cya kintu kikuzamo ukumva ko none wa muntu agiye kuza mu nshingano zawe. Mutarakuranye utamuzi akajya mu nshingano zawe. Ababara ukababara yakwishima ukishima. Kuri nge nicyo nita urukundo. Noneho rero sasa rero nitujya ku irari kuko bundi irari 80% y'abantu bagira amarari n'abagabo kurusha abagore. Niyo mpamvu bakubwira ati urupfu rw'umugabo ni amaso, urw'umugore ni amatwi. Umugabo rero impamvu bakubwira ati nutabasha kwihangana amakosa y'umugabo, umugabo akunda kugirira negata ndeba nka spaghetti mo namaguru ngata ndeba imiterere ubwonko bwanjye bukahita buzamuka bitabona ninje muri sex mu ijipo yawe. Automatically ukanya nifuje kuryamana nawe. Nibyo bishe binzamo ariko ntabwo nagukunze. Sinigeze mukunda. Kuko ubona kunza araharara yicariye. Cyagiye rero narebye amaguru nkumva ndakunze bitewe n'ibyo nkubonyeho. Iyo maze kuza ryajipo nkayijamo nkayigeramo nkarangiza. Ubwo icyo nagushakaga kirarangiye. Direct imite nibuka ko nifite uwo nkunda nasubirayo. Hanyuma itandukaniro se ndaje ndiguye gato ya nyine. Iyo nge nayo tumaze guhuza ibitsina. Kuko naje ari ngufitiye. Nsubira kwa iwanjye kandi nkunda. Niyo mpamvu umugore w'umunyabwenge avuga ati nta kibazo wandayawe nubwo utegeza ko umugabo wanjye agukunda kwazi wawe naharare agataha iwanjye. Hariya nasanze ku muhanda bwire ndi ngo ngumva ngo imodoka itaha muri parking yayo. Nuko rero so araza karayi wawe ariko akavuga ati ntashye wowe mugore w'umugabo ubuzi ko umugabo wari uwawe. None se umugore we reka tujye ku bagore rero. Natangiye ubwira ujye baza nkubwaza akantu nanjye reka maze nkubwire umugore wagiye gusambana nubwo biragatsindwa nta mugore wagasambanye ariko iyo yagiye gusambana bitandukaniye hese we ntabwira umugabo umusambane bati uramenye ntumvugire nyine ndaje bikubwira arantunze yambyaje abana ndaje mbigusobanurire nyabuneka sindabigiraho. Nabwiye ko urupfu rw'umugabo ruba hehe mu maso. Tugeze ku rupfu rw'umugore rero. Urumva umugore akajyayo bwa mbere yarabipuraninze yumvishe tugambo turyose arumva ntacyo bitwaye. Noneho muri telefone ye ahora stalking umuhungu kuri Instagram agafata umuhungu none mwe n'abahungu nabo yabazi ko bari kureshya
umugore baba bari ku cyaro. aba yifotoza buri munsi cyangwa uwo mugabo buri munsi yambara aba yifotoza buri munsi apostinga ifoto nshyashya ejo apostinga aba photographe ba Kendrick baba barakize umuhungu ahora muri photoshoot kugira ngo ahora postinga ifoto mwana abahungu baba bakora udusiporo cyane none ajya mu kajimu abo afite body fresh abya posting ifoto gatuvuga ati wow this nigga wa mugore ayibona agahita avuga ati tayari I can't wait yagiye rimwe rero bagakora sex rimwe biba bimeze nko kumara ibaze kumara umwaka urya umuceri n'ibishyimbo nyuma y'umwaka umuntu akaza agahita kubita umuceri ariko uriho inyama nziza cyane nk'inyama y'inkoko kugira usubire kuri buriya muceri n'ibishyimbo aba ari ukwikebagura umugore umunsi wa mbere agihura n'umusore atahana akanyamuneza urugo rwe rurimo amahoro aseka yishimye kandi none umwe ni umusore ariyaranje akabikora ku buryo umugore arangiza akenshi abagabo mu rugo ntabwo barekebarongora n'abagore babo abibera muri match none ni muri match nta kazi aratashye arananiwe yanamurongora ntituri imwe agahita agwa gushaka barananiwe umugore abaheruka kurangiza kandi ibyishimo by'umugore bishingiye mu kurangiza uwo mwana rero akagenda akamukorgoshora tayari ngo umugore atavuga ati biro dezembiro ndayibonye umugore we iyo acinye umugabo ajyana n'umutima wose ariko iyo umugabo acinye umugore ajyana irari ibyo bintu bibiri rero mujye menya kubitandukanya niyo mpamvu kugira ngo umugore ushaka kubaka arubaka hanyuma sex ni ubundi sex ni no test uramutse udafite umugabo uri divorce ugakora test birumvikana pe nawe ugakora sex birumvikana nawe ufite umubiri ariko se bwa oya birumvikana kuko hariho n'umukobwa utestinga yagira ibyago akazajya ahatandukanye na ya test yakoze nyine ubundi kuvuga bigatangira tuvuga umugore ari divorce afite abana agize gute byanze bikunze umubiri uramusaba umubiri uramusaba yakoze sex nta kibazo bagize abafikoze ariko se nawe erega kuba umuntu ari umudivorce ntibivuga ngo akore sex ushobora no kurindira uwo Imana it's okay ntabwo bivuze ariko biko buriya sex reka mvuge ikintu sex mu bushakashatsi bwanjye nakoze parabwo bandi naje gusanga sex iri muri basic needs cyane n'abahanga barabivuga so rero niba ntago gukora sex ntabwo ari ni ibintu dutegetswe gukora kugira tumere neza yego kuko nk'uko umuntu ashonza akarya kugira hage ariko nanone sex ntabwo ari ihene ziri hara ku muhanda cyangwa niyo mpamvu nakubwiye ngo even if sex nayo ikenerwa ariko n'amarangamutima aza muri sex kuko ukora sex n'umuntu still n'ubundi wiyumvishemo cyangwa wagiriye ryarere twavugaga wabonye ukumva muramacingana bigahura ntago abantu abagore bari mu Rwanda ukuntu bangana ntago buri mugore twahura ngo ngende ndongora ntago bishoboka hari uwo muhura mukiyumva namo kavuga ati birashoboka ariko birashoboka ko uyu munsi dushobora gukora sex nimugoroba wajya kumwera kwa Dani ugasohora n'umukobwa mwiza mukayikora ejo wajya kumwera kuri grid ku buryo barongora abagore batanu ku munsi se narese ntibibaho akomwe ku byo bintu bamuvuga urabyemera se abakobwa ko ariko tuvugisha ukuri none tubiganiro kino kiganiro kijya gusohoka mwa uploading ngo mushizo ka kaboro under 8 akazera gakuba kino kiganiro cy'abantu bakuze ubikore ufate ka 18 kari mu kanwa k'umutuku ushyiremo gakuba turabikora kiwize kumvwa n'umwana nta mwana under 8 kize kumvwa n'umuntu hejuru over 18 nukuvuga ngo uwo mugabo we nubwo yabakora gym Monday to Sunday umugabo ufite ubushobozi bwo kurongora abagore batanu ku munsi koko first of all yahuye n'umwe yabakoze amatura ngana wenda reka tuvuge ko ahura no kabiri bakora ngana kuburyo barongora batanu ku munsi wa gatanu bari kurangiza iki ese babahungu baba barakoze ni nko kumbwira ngo imbuto baragize ni ubwo waba barari imbuto zose zihingwa mu gihugu cy'u Rwanda ni nko kumbwira ngo uryamanye n'umugabo n'umugore ngura murongo yenga amatura 6 ngo 7
s'il vous plaît ikigira kurongora se uri kurangiza iki uri kurongora uri mu kazi uri mu kazi cyoko icyo nemera cyo ushobora kurongora umugore ugatinda wenda nk'umugore akangiza nka kabiri cyangwa gatatu utararangiza. Okay, reka noneho mubaza ikibazo. Wemera ko umugore washobora kurongorwa n'abakobwa n'abagabo batanu ku munsi? Umugore we birashoboka. True. Ariko nta mugabo. Umugore birashoboka rwose ushobora kuza hano tukaryamana ukajya kwa prince mukarya umunsi umwe. Kandi ubitabizi. Umugore we rwose kubera yuko umugore akenshi ashobora no kuza akaryamana na feelings agufitiye. Wowe akagufasha kurangiza. Akajya no kwa Bahati na ibyo rwose. Ariko nanone umugore nanone wahuye na wa mugabo. Ariko se baha ukira aho ngaho ko abantu hari ibintu bimaze iminsi bica ibintu byabari abakobwa babyina mu tubari bambaye ubusa ubu ngubu hari tubari twadutse ngo basigaye babyina banakinisha bimwe mu mibiri bagize bice by'umubiri bagize bari abakobwa buriya guhita umukubita hasi ugakora sex byo ntibyoroha. Bo ntabwo birambaho nta nubwo byanambaho. Ariko umaze iminsi ubyumva ko hari abakobwa ibyo ndabyumva ni nk'ibyo kujya kugura indaya wabugiye ku mandroguze ubwo si ndayo zagenda banze ngo ifiringe ngo yisume ngo banze ngo yiyumve mu cyanga ni papu bigahita birangira. Oya urumva iyo harimo akabyeri kagufasha mu myumvire nagafasha myumvire. Bo nanjye kuvuga ngo simwe inzoga ariko naraziretse nyine narazinyweye. Ukizi ngo se ibyo bitekerezo bigeze feelings zo ariko kuvuga ngo icyo turi kuvuga ni difference iri hagati ya sex n'urukundo. Nta hantu hamwe sex n'urukundo bihurira nimuzonye no kubyitiranya. Sex is a sex, love is love. Ariko tubeshye ushobora gushaka umukobwa ngo nanze kuvuga muri rya zina ryabyo ushobora gushaka umukobwa nta rukundo mufiti. None se reka nkwaze ziranda ya komanda zigurisha nagize ubona siguze ugenda ugatoranya nyine bese ndakubajije ziranda yazo ku muhanda sizigurisha iyo igiye y'indaya yambutse ikagenda umugabo iyo umugabo agiye ku muhanda akabona indaya bakavugana akayishyura akayaha amafaranga bakaryamana abayikunze. Ariko arabanza nawe akitegereza akareba misa neza akavuga ati wona nyine yarebye smartness ko nawe yagize urukundo we yaguze. Ariko se mute niba mushobora gushaka umukobwa none nyine ndavuga ngo ziranda zibona abakiriya byanze kunze zibona abakiriya impamvu izi umunsi neje kagaruka neje bundi zibona abakiriya nibo bantu bonyine bakora business nta gishoro kandi bagacuruza nyine nta gishoro. Ubonanye kwiganira nawe barakubwira ngo nakubajije ngo umugabo yagiye ku muhanda akagura iyo ndaya cyangwa se ni mu kabari tuve mu kabari hariko indaya zatandukanye bitewe naho zitegera. Hari zitegera mu kabari hari abakobwa rwose ari mu kabari like nko mu mahoteli meza cyangwa tubari twiza ngo ziri VIP. Abakobwa benshi reka mbarabure noneho abantu mukunda kujya mu tubari kandi babwiye ko nyine bibayemo abantu mukunda kujya mu tubari dukomeye twiza mukabona abakobwa babiri batatu bicaye ahantu habonyine bari kunywa uzacunge niba akaboto ya mbere igashira bakakaboto ya kabiri igashira bakakaboto ya gatatu igashira abakobwa zabatinya kubera iki ko baba bigurira ku yabo nyine abo ngaho suzabegere reka no mvuga buzatinyuka buretse kuhava bazo tubwire abo babisohokanye bafite amafaranga yabo bari kuyadira. None abenshi uzabacunge nugira mu kabari ugasanga abakobwa ni batatu bicaye aho ngaho ntago bafite boto ariko bafite ibirahure. Niba ari wayini buretse afite akarahure ka wayini itanyinyuka itavahira. Ngiye kubarabura abakobwa muri Kigali bari classe batega kandi bafite na modoka bagenda baparitse hanze kandi baje gutega baje kujya gutega umukobwa aragenda akicara kuri table akajya kakaguru ku kandi na mugenzi wa hariya. System ya mbere bakoresha niyo guhamagara boto ya mbere. Boto ya mbere ijya gushira babonye abantu bajoininga ariko none abenshi bo noneho kuko badafite ubushobozi bwo kugura boto arwana na essence bati ndashyiramo agacumi
mfite igitano cyanjye mu ishakoshi, igitano cyanjye harimo uturabo twita twa wayini. akugabo baba barahaciriritse n'urugendo rwangewe nubwo akarore kamwe kaba kagura 5 uretse ikiraro cyawe nikigura ngaho usanzwe hari classe bene abakobwa bajyacyo kigura nk'umunani ntacyo tuyafate gutyo ubundi wagateruye boto ya wayini ukarambika ungambe bakayishyira no muri ka cyashamba karimo noneho rero nubona ahantu abakobwa bicaye ari 2-3 bari kunywa cyangwa umwe ari kunywa ariko nta boto ihari bari bafite ibirahure uzamenye ko bateze yego niyo babicariye tu bari kuri za iPhone zabo tu barimo banyereza baba bateze abenshi noneho banakorana ba nyir'utubari bakanakorana n'aba serivere babo ngo mu kabari babazizanye icara karahure kamwe man mukanya umwana wako kugira ubamenye neza wowe wisohokeye urahaza kwatinda uzacunga umukobwa ubari saha imwe saha ya kabiri uzasanga yimutse kuri tableho hari table agiye kwicaraho yindi iriho abagabo cyangwa se usanga ya table ye hari abagabo baje kubajoyininga mwene umukobwa muraganira ukavuga ati ijoro rimwe nanga aba bahagusha amadolari ni madolari 200-300 kuzamuka uwo mukobwa munatangira umukubise dolari 300 yawe muraye murongorana wamukunze umukobwa none se urukundo sibakoze sexe ariko se ntabava mu rukundo ra uretse gato sibakoze sexe nyuma ukora sexe se uraza umbwira ngo uramukobwa ngo kuko nguramura ngo ndamukunda hake se sexe sibabayikoze na mayoga yayikoze ndashaka kumvikane kukubwira yuko sexe n'urukundo naho bihuriye cyoko icyo nacyo ni kimwe ku bantu bakundana sex is a signal of love ku bantu bagize gute bakundana bivuze ngo niba ukundana uri muri relationship boyfriend wawe agashaka ko mukora sex ukamwima tayari mutangiye gushwana wawisha urukundo wawisha direct murakundana kuko nutamuha arajya kwiyaranja hanze no sereka nkubaze baha nubimenya ko yaranjije hanze uravuga ngo yaguciye inyuma wabwirwa n'iki ko umuntu ugiye gukora sex nawe ngo nuko mukundana muzakomezanya ubuse dukundanye tugakora sex n'urugero tugakora sex tukamara umwaka cyangwa se amezi runaka tugashwana tukarekana ejo nkakundana na Emma tugakora sex tukamara amezi 3 azirongazi mwaba reka ngwe nk'urugero kubera iki iyo umugore nk'umugabo ubatse aciye inyuma umugabo we kuki yumva ko yamuciye inyuma ariko yaryamana n'umugabo we byanyabyo akumva ko nta kibazo kirimo byemewe n'amategeko n'Imana kubera iki iyo ukundana n'umuhungu mukundana mutarabana mukora sex mukumva nta kibazo muri kwishinja mwese mukumva muraryohewe ni mwebwe ariko ubundi none se ndi kuvuga abandi oya reka nkubwire none ikibazo ni kimwe turamutse dukundana koko niyo sex tukayikora kuko nanjye hari ikintu uvuze nemera kuba ko ishobora kuba agasemburo gakeya ariko nabwo gashobora gutuma urukundo rwanyu rubyimba rukaba rwiza ntabwo ari agasemburo gato sex ifite uruhare rukomeye cyane mu rukundo mani uziko ariko sex ntabwo ari urukundo wakora sex nawe cyane akaguhaga agashaka gukundana na Clementine atarakora nawe uwo nguwo rero ntabwo aba yaragukunze no mukunda kwibeshyira uwo ba yaraje akugirira irari akakubona akabona uri cyana cya danje agata gutereka akakubesha urukundo ukaza wirukanka ngo wakunzwe yamara kujya amaturu 20 nangahe akaba yiboneye Claudine nawe akabugirira irari akaba yirukanse yamara kuko exact that's the point ni mpamvu natanyumwe ngo love is emotion reka bakobwa bicare hasi babwire wabwirwa n'iki ko umuhungu agukunda buriya umuntu bitada n'ivumbi yararimbye avuga ngo wakigishwe na benshi namenye wagize gute wamusekeje igihe cyose umukobwa ikibazo umukobwa agomba kwibaza namenya gute ko runaka nkunda ariko umunyarwanda cy'umugabo mu Kinyarwanda avuga ngo amaboko azaguha uyabona mu ndamukanye bahakabahungu bajijisha murahimbere Imana ishura byose yuko umuhungu gukunda byanyabyo uramubona ukamumenya iyo ufite amaso yo kubona abantu bizi ko Imana yaduhishe kureba mu mutima iyo ufite ariko biri yavuga ngo nabaha amaso bimubona baha amatwi ariko ni mwumva ngaho mbwira ibintu nibura bita ni iki kintu kikwemeza ko Imana ibaho nuko iyo nkureba mbona ko Imana ibaho
no njye nitwa Biyambe Jean Baptiste. No, ariko Imana yaravuze ngo iri mu ishusho ryacu. Kuki Imana ndimo ndaganisha kucyo nshaka kumva. Kuki noneho nyine wizeye ibyo ngo Imana yaravuze. Imana bivugiye ibivuga waruhari. Ntabwo nari mari ariko turasoma. Kuki wabyemeye ukabyizera? Turasoma. Kuki nyine ubisoma ukabyemera? Turasoma ugakorana analize kuvuga ariko koko niba iyo Mana ibaho kubera ko ndiho nge se naturutse. Nkasanga nabyawe na mama se we yaturutse he na data. Nkasanga nabo babyawe na basogokuru. Navuga ariko koko cya kintu cy'Imana kirahari kubera ko wa mugana uyu muntu ngewe ugenda aho nturuka. Reka rero mite ngo cyo gisubizo nakubwiraga. Ikintu cya mbere kiba mu rukundo. Na kare ni kare ubwo gukora ikiganiro nakubwiye ati ntabwo wabwira umuntu ngo uramukunda utamwizera. Siko namubwiye. Iyo ukunda umuntu rero nawe amukobwa kugira ngo umenye ko umuhungu agukunda. Ntabwo ushobora guhura n'umuhungu umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatatu icyumweru ukwezi. Ntabwo mushobora kugira mukora sex bwa mbere bwa kabiri gatatu kane gatanu utaramenya 100% ko umuhungu agukunda. Nibibaho kuko umuhungu ukunda umuhungu ukunda ameze nk'inzu yahiye. Ameze nk'inzu yahiye. Gute? Umuhungu yagukunda mani ntabwo yahisha. Bahunguye ku rugendo turabyumve. Umutima ukunda ni wihishira. Niyo nyirago yishe. Buriya rero hari ikintu utazi reka gikubwire jewe umukobwa cyangwa umugore. Reka maze sobanura umuhungu ukunda ntabwo yaka kuruta wagize irari. Umuhungu wagize irari yaka nk'inzu ihiye. Ariko umuhungu wagize irari azazana irari. Ubakunze azana urukundo. Wese ntabwo uzi gutandukanya irari n'urukundo. Nyine nibyo nkubwira. Ahubwo umuhungu ufite irari yitwaza amagambo y'urukundo kugira ngo agere kuri ibyo arashaka. You get? Ariko nanone umuhungu ufite urukundo we always ahorana amagambo y'urukundo. Iteka ryose ahorana amagambo y'urukundo. Kugira ngo utandukanye umuhungu ugufite irari n'ugufite urukundo ntabwo biza gusaba kuryamana nabo bombi. Ese ba wemera ko umuntu ashobora gukunda kabiri? Nkaba ufite umugore wawe ukunda cyane rwose washatse unemera cyane w'umunyamutima ariko wabona Chantal ukamukunda umutima wawe. Ibyo ntabwo bibaho. Urukundo ruba rumwe. Iyo waruhuye umuntu waruhaye ahubwo kiba gisigaye ku ruhande n'udushami n'udusigizwa tw'urukundo twita irari uburaya. Hari icyo bita uburaya, hari icyo bita irari, hari icyo bita ubusambanyi, hari icyo bita gucara inyuma. Ibyo twose niko dushami umuntu agenda akoresheje. Ngiye mfite umugabo mfite umugore ndubatse ndaje kuko nshaka kuba ndi kumwe na SP. Ndetse kangwe nk'urugero. Oya ariko umuntu ashobora kangwe nk'urugero nk'umugabo wubatse iyo agiye gutereta hanze akavuga ngo ngiye ntabwo nubatse. Oya wowe ngiye kuvuga cya gitutsi bamaze munsi badushinje Imana. So ibyo n'ukuntu byo tubivemo gusa abakobwa ndabizi neza ko umukobwa atajya yibera umukono bya nyabyo. Ahubwo dore ukuntu biba bimeze. Umukobwa ntabwo yita ku muhungu umukunda. Umukobwa yita ku muhungu umuha uhaza kwifuza kwe. Ariko Bibiliya yaravuze ngo urukundo utagira ibikorwa barupfuye. Kupenda ni vitendo sio maneno. Yeah. Wemera se ko umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa ntibakore sex cyane kandi bakarambana bakazakora sex bakoze ubukwe? Ibyo biba cyane rwose. Ibyo ndabyemera cyane. Reka rero tubashimire utumye ikiganiro nateguye umunsi atari cyo dukora nzagaruka. Dukeneye n'abantu no kumenya n'ibindi bamenye ko ntabwo tuba muri showbiz gusa n'ibidukana biganiro gusa bikenewe no kubaka society nyarwanda. Ikindi cya kabiri abantu bamenye yuko bakeneye kumenya itandukano riri hagati y'urukundo n'irari. Noneho nk'ibira kandi kabanga ndabizi ntitugatindeho. Umugore ntagakunda, umugore agiriye muwe ariko hakunda umugabo. Mbabarira w'inshotora n'ukuntu ngira urukundo rwandenze. Reka da hari byo mwita urukundo ngiye kugusobanurira aho ariko subimbazeho. Umugabo niwe akenshi ukonvenka umukobwa niwe umwaproachinga. Umusore wese hava akagera abona umukobwa akamwaproachinga akamutereta bivuze ngo niwe watangiye wazanye ibintu by'urukundo.
niwe watangije intambara y'urukundo. Umusore n'umukobwa akamukunda akamutereta akamutesha umwuka, akenshi abakobwa bose batangira bahakana batanabyitayeho. Umukobwa akomeza agahatiriza agasunika none bikagera ku rwego umukobwa akatangira kuvuga ati ariko akabwira nk'abagenzi be ati ariko sigaye mbona nyamara mbona bata nkunda. Urumva ko utangiye kugira iki? Kugira impuhwe. Utangiye kwitegereza ibikorwa. Utangiye kugira impuhwe. Byatangiye udashaka kunyikoza ngenda hatiriza. Ko ukabwira nka Prince ariko play. Siko nsigaye mbona nkabona bahati kuko ashobora kuba nkunda. Kuko Adamu yarebaga akavuga ati nese Adamu yarebaga intare agasanga hari intare y'inkore. Yareba imbwa agasanga ari imbwakazi. Yareba ipusi agasanga ari ipusi y'ingore yitwa gute? Ipusi kazi. Urumva Adamu ati njyewe wayi ntabwo Imana yigeze yicara ngo ibumbe Eva. Adamu yarabyutse yararyamye nijoro, Imana ifata urubavu irukuramo rumwe iruhinduramo umugore. Adamu abyutse asanga afite ntabwo kubera uburaye bwinshi yari afite wasomye amagambo ngo yahise avuga. Ahubwo Imana yishaka ari kudukuramo imbavu nka 7 zose tugasigara mesha tukagira abagore 7. Buri rubavu kagenda rugira umugore. Umugabo akagira nk'abagore 7. Ariko Imana n'igitangaza yari kuvuga bari kugira baramutumitse. Ariko uzima bamuswati bemerewe kugira abagore benshi cyane. Cyangwa se ubundi nk'abagabo ba kera umugabo yarongoraga umugore umwe 2 3 nk'ubu ngiye kwanjye afite abagore 3. Ubu ngubu yabikora. Ubu nawe ushatse wa murongo. Baba unyuze influence uramuzi. Ahubwo umuco wagiye he? Kanje numva bavuga ngo abagabo ngo warabuze ngo abagore ngo bimunsi ngo igitsina gabo ngo niba benshi cyane. Abagore badashobora kwemera guharikwa. Uko abagabo b'iki gihe mwagize Imana imbabarire ntago ari mwese, hari abagabo bafite imico mibi. Nese umugabo niba atabashije kwita ku mugore umwe naza n'ababiri birakunda. Ahubwo ngewe bateje intambwe. Hari abantu bajya bavuga ngo abagabo barabuze. Ngo leta ngo nibafashe ngo ishyire itegeko nabyumvisha bivuga se ngo ishyire itegeko ryemerera abagabo kurongora abagore 3. Suzi ko ibyo bintu baba bidepeteze mu nteko. Ngewe rero ntabwo nakoze neze nsanga ngewe ariko nasanze abagabo batarabuze. Barahari. Ahubwo dore ikibazo nakire. Iyo ugiye mageragere 90% bariyo n'abagabo. Wajya Iwawa ugasanga ari abagabo. Wajya ku mihanda mu mihanda mu mujyi. Wajya Indera ugasanga n'abagabo. Wajya Mwirimbi ugasanga n'abagabo bibereye. Rero abagabo ntabwo babuza ahubwo ahantu abagabo abanywa n'abasore abanywa mu mujyi za Mugo abakobwa bari hanze babatipa barongora bari hebye bari mu nsengero urajya mu kabari huzemo abagabo bazima mugomba kwaranja abakobwa bari hanze no ibaze abagabo bari mu kabari bari korana basinda wowe bagiye mu rusengero gushaka umugabo murahurira heza abagabo bose iyo ugeze mu kabari usanga 90% bari mu kabari ari abagabo. Niyo mpamvu uzasanga abagore bibere nibanga impamvu uzasanga abagore bajya mu tubari batajya babura abagabo. N'indaya nyinshi cyane impamvu ziza gutegera mu tubari nuko zizika abagabo benshi cyane bari mu kabari kandi baza gushyiramo 2 3 tayari ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe gito kizamuka. Umugore ushaka kubona amafaranga ajya gutegera umugabo mu kabari, ariko umugore ushaka urugo ajya gushakira umugabo mu rusengero kandi atari hari kuko avuga ati Imana nanone umugabo ugeze igihe cyo kurongora aravuga ati rero wa mukobwa dusangira amayoga reka akirukanyira hehe urusengero akajya bwiga y'umwana wansabye Imana. Igitangaje rero hari indaya hari n'abasinzi benshi cyane ariko bageze mu gihe cyo kurongorwa sore abagore bavuga ati rongeze mu gihe cyo kurongorwa ni amasindagaranaga mu kabari nikoga muri none rero igihe kirageze kugira ngo nsoke mu kabari nje mu Mana yo gushaka Imana umugabo uzansanga mu senza azagira ngo ndi umwana mwiza yamara kumugeza mu rugo ngo agata yibuka guturisha champagne agata avuga ati mujya mugabo mwiza rero ndasinda ndagufite nakuza agasanga n'umugabo waje kumurana nawe n'umusinzi agata ati nanabuzo dusangira icupa twinkwe ariko Imana icyo nemera cyo ni kimwe ihuza abazahurika Imana ntago iduha ibyo dushaka iduha bidukwiriye ahantu ndavuga ntariko buriya nkunda reka mbivuge nkunda The Ben cyane na Pamela
ndabakunda cyane iriya couple iraniryohera baha iriya couple iraniryohera nigeze kuvuga ariko ko abantu bajyaga bavuga ngo abantu bazima abantu beza ntago Imana ibabanisha kandi Imana ikaba yarabanishije The Ben na Pamela byagenze gute oya ibyo nta nese ubwo tegeza ko The Ben ari mu boga ari hambere no ndakuvuga ubwiza kuba ku mutima ndavuga ku mico umugabo utuje uri pose umugabo uzi couple yakimenye na Muyango Pamela na reba kimenyere yango ukuntu bimeze oya Imana rega ihuza ibizahurika niko navuze irabanza ikara mu mutima none uzi kugira ngo mubane se byanyabyo Imana ya mu mutima umuntu ikavuga ati koko se batakunda Cecile ikazi kandi igasa kuko muri nge namukunda pe ikajya mu mutima wa Cecile vate kuko Cecile akunda Bahati ikabireba gasanga pe bakunda ikabatirika bahuze rero gushwana byo bajya bashwana batongane barabara ariko narangije kubona ko imitima yabo yahura kandi yakundana. Reka tubashimire rero bari badukurikiye hano kuri Karame na None TV. Ni Bahati twaganiraga mu kiganiro cyiza tugize banda gushimiye. Mfite filime yitwa Diaspora series. Diaspora muze kugenda mu kore subscribe mukurikire iyi filime ni nziza cyane. Turaza gushyira iyi pancarte na link muri comments ushaka kuyireba rwose. Ni filime nziza ifite ama episode atandukanye muzajye muyireba umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane. Wagwana.